imvura y'imamukano ibimenyetso byerekana ko yakuze turabireba wese mwitegure kurangiza imirimo igeze hasi urebe hatagira igisigara inyuma ujye muvuga niyo murasi niyo yoba yavuze iyi zaba ari inyanja y'amazuku izahinduka urupfu rwa kabiri n'igihano ku banzi bose b'Imana Uwiteka agiye guhora inzigo atemesha isi yose umujinya we ararema ijuru rishanye ryiza ibibi byose azabikuraho umunsi w'amarira n'amakuba urahorera dore ugeze hafi muhungu umujinya wenda gutera Yesu niwe hema ry'ubwugamo. Yesu abaho umugisha mwese mbanje kubasabira ndagusabira abawukwiye abo ngabo bategereje kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo kuko ni igihe cyo kugaruka kwe arimo arategura itorero rye arimo areza umugeni we rero wowe nawe utari wumva ubutumwa bwiza izere umwami w'abami izere inzira kuri na bugingo niwe wenyine uza kugeza kwa data wa twese mbahaye ikaze rero mbahaye ikaze ariko uyu munsi hari ubutumwa bukomeye cyane ubutumwa bw'amateka ubutumwa bw'ibihe hanyuma budushyitsa muri iki gihe cyakuwe muri ibyo bihe uyu munsi mwene data nukuri ya Imana yamuhaye hishurirwa rikomeye cyane kandi ndabyubaha kuko nukuri Yesu rero aduhana umugisha uko ari kugira ngo mbabwire ngo nimutega amatwi icyo mwuka atubwira nimutega amatwi kuko ibihe byarangiye nimutega amatwi mutazasenga amatakira ngo nimutega amatwi mutazaburaho muhungira kandi Imana yarababwiye iti ni igihe cyo guhunga ni igihe cyo gusohoka nyamuneka ngo nyamwanga kumva ntiyanze no kubona nyamwanga kumva ntago yigeze yanga no kubona kuko amatwi ari mu rupfu nayo ngo ntago ajya yumva n'iyihone ryavuga gute rero bere data bakundwa ndabakangurira cyane kugira ngo mwumve ubu butumwa ukuntu Imana igarutse gusura u Rwanda Imana yongeye kuza mu Rwanda iraje mbese ije gukora iki mbese turifata dute ni igice cya gatatu Yesu aduhana umugisha mbere yuko mwumva ubwo butumwa nagira ngo mbahe itangazo buri wa gatanu tugira amasengesho dusengera ububyutse twinjiyemo abafite icyo bazi ku bubyutse bose n'abandi bose bashaka kugira icyo bamenya tujye tubana buri wa gatanu saa 4 z'ijoro hanyuma link cyangwa se chaîne mushobora kudukurikiraho chaîne mushobora kubana natwe ni ububyutse muri Afurika hagati gusengera ububyutse muri Afurika hagati niko chaîne yitwa gusengera ububyutse muri Afurika hagati Yesu aduhana umugisha umunsi w'amarira n'amakuba urahorera dore ugeze hafi muhungu umujinya wenda gutera Yesu niwe hema ry'ubwugamo igihe ibitabo bitaba birunguwe imanza baragucika abanyabyaha bazanyagirwa n'inzira bazihanabi ntimuzihane mutagishobotse ntimuzaboroge mutagifite ubarengera ntimuzaboroge mudafite ubatega amatwi ntimuzaboroge mudafite ubagirira impuhwe ndabifuriza n'ukuri banyarwandakazi barundikazi banyekongokazi mwumvura ururimi turimo kumvikanaho ndabifuriza gutega amatwi ubutumwa mugiye kumva
Yesu aduhana umugisha kandi aho umugisha acira inzira uwo nguwo uzabyubaha akabyubahiriza. Umunsi w'amarira n'amakuba urahorera dore ugeze hafi umumoje wenda kuzera Yesu niwe. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Tugiye kongera kuganira ku ijambo ry'Imana. Iki ni igice cya gatatu cy'ubutumwa bumaze iminsi butambuka bukubaza ngo ese ko Imana igarutse mu Rwanda uragana he? Igice cya mbere cy'ubutumwa bwiza, ibyo Imana irimo kuvuga ku gihugu cy'u Rwanda, iburira abantu bayo, ibateguza kugiye kugisura, kandi aho yageze ikura ibizira mu nzira, ivana ibidatunganye imbere yayo. Iki rero ni igice cya gatatu, ku gice cya mbere cyatambutse mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2021. Igice cya kabiri cyatambutse muri ibi byumweru bibiri bishize. Iki ni igice cya gatatu rero aricyo kigiye gusoza iyi miburo y'Imana ku bantu bayo. Turasoma amagambo dusanga mu bami ba mbere ibice 14, aho Imana yavuganaga n'umugabo witwa Yerobowamu. Turahera ku murongo wa 7 tugeze ku murongo wa 11. Haravuga hatya ati, genda ubwire Yerobowamu uti, umva uko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze ngo, yagukuye muri rubanda irakogeza, ikugira umwami w'ubwoko bwayo bw'Abisirayeli, ikugabaniriza igihugu igukuye mu nzu ya Dawidi, ariko ntiwayibereye nk'umugaragu wayo Dawidi witonderaga amategeko yayo akayikurikirana umutima we wose kugira ngo akore ibishimwa imbere yayo. Ahubwo ukora ibyaha kurusha abakubanjirije bose, ugenda wihimbira izindi mana z'ibishushanyo bibajwe n'ibiyagijwe, urandakaza, uranyimura, unshyira inyuma. Nuko rero nicyo kizatuma nteza inzu ya Yerobowamu ibyago, nkamara umuhungu wese kuri Yerobowamu w'imbata n'ubumudendezo mu Bisirayeli, ngaheha pe inzu ya Yerobowamu nk'uko umuntu aheha amabyi akayamaraho. Umuntu wa Yerobowamu wese uzagwa mu mudugudu azaribwa n'imbwa, uzagwa ku gasozi azaribwa n'inkongoro, kuko Uwiteka ari we ubivuze. Aya ni amagambo Imana yatumye kuri Yerobowamu umwami w'Abisirayeli, ubwo yagomeraga Imana. Yamara kuyigomera, hanyuma umwana ararwara, ahura n'ibibazo, baramuvuza biranga. Abonye ko umwana barembanye, atuma umugore we ngo yiyoberanye. Umugore ngo ariyoberanya, aje kureba umuhanuzi witwa Ahiya. Ageze ku muhanuzi, kuko umuhanuzi ngo yarashaje, ageze mu zabukuru, yarahumye amaso y'umubiri ariko ay'umwuka ari mazima. Haleluya! Amaso y'umwuka iyo areba, ay'umubiri ntacyo dutwara. Umugore ngo ariyoberanya, ajya kureba umwami, ajya kureba umuhanuzi. Agezeyo, Imana ivugana n'umuhanuzi mbere y'uko umugore wa Yerobowamu ahagera. Imana iramubwira ngo dore uyu mugore wa Yerobowamu yiyoberanyije,
aje yita undi mugore, aje kuguhanuza ngo amenye ibizaba ku rugo rwe no ku mwana waba urwaye. Ngo ariko ndakubwira ibyo uri mubwire. Imana iramuteguza ngo nahagera iri bumubwire icyo ari bubwire uwo mugore. Haleluya. Aya ni amagambo akomeye Imana yatumye kuri Yerobowamu ngo abwire inzu ye, abwire igihugu cye ibigiye kubabaho. Uku niko Imana itumye kuri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda muri uyu mwaka turimo, ari umwaka wa nyuma w'imiburo y'Imana n'ubuhanuzi bugenda bugaruka. Nta bushyashya buhari, ahubwo n'ibyo Imana igenda yibutsa abantu, kuko igihe cyabyo cyo gusohora kirageze. Iyi ni impanda ya nyuma, iyi ni integuza ya nyuma, iyi ni imiburo ya nyuma. Igihe gisigaye nuko Imana igiye gukora ibyo yavugiye mu kanwa k'abahanuzi bayo bose, uhereye kuva mu 1992 kugeza mu 2018. Kuva mu 1992 Imana yavuze ibizaba, ivuga uko hagiye kuzasimburana ubutegetsi, ivuga amaraso agiye kumeneka mu gihugu, ivuga uko Zaire igiye kuzaterwa hanyuma ikavanwaho, ivuga uko hazasimburana ubutegetsi, ivuga imeneka ry'amaraso muri aka karere, irazivuga uko ingoma zizicara zigategeka, ariko zigategeka igihe gito, igihe cyazo kikarangira, Imana ikazivanaho ikagarura ubundi bwami. Iki ni cyo gihe rero Imana igiye kuvanaho ubu bwami muri aka karere turimo, igiye gusenya ubwami bwose bwimitswe n'abantu, kuko irashaka kwimika ubwami bwayo. Iki ni cyo gihe, iyo niyo miburo ya nyuma, iyi niyo mbuzi ya nyuma. Nta bindi Imana izongera kubwira abantu, ubu yabibutsaga, kuko hari abatarabyumvise, hari abatari barabimenye, hari n'ababyumvise bari bazi ngo byararangiye. Ntabwo Imana yigeze ibikuraho, kuko ntabwo igeze ivuga ngo ibyo navuze ndabihinduye. Kandi icyatumaga Imana ibikuraho nuko icyo yasabaga abantu bagomba kuba bagikoze. Icya mbere yasabaga ko idini ribanza rigahagarara ku maguru abiri, rikihana ibizira byaryo, rikihana ibyo abamisiyoneri bakoze ritatunganyije, rikihana ibyaryo ritatunganyije. Iryo ni idini. Yasabaga leta ko ibanza igahagarara, leta y'inkotanyi ikabanza ikihana amabi yayo, yamara kuyihana hanyuma ikihanira na leta zatambutse, ikihanira leta ya cyami, ikihanira repubulika ya mbere, ikihanira repubulika ya kabiri, ikihana ibizira byose byabaye, ikihana iby'abatabazi, amaraso yamenetse muri iki gihugu akabanza kezwa. Icyo ni Imana yashakaga. Hanyuma hakaza abamenye amaraso, abo nabo bagomba guhagarara ku maguru yabo abiri, bagasaba Imana n'abantu imbabazi. Ibyo nta byabaye. Ibyagiye bikorwa ni imihango, ni ibintu gusa abantu bikoreye basa naho biyerurutsa. Ibyo rero byabaye politike, ntabwo byabaye igikorwa cy'umwuka. Imana ntigeze ibizamo, kuko byategurwaga nk'ibishaka gukorera mu mwuka, ariko leta ikabiseseramo, kuko itashakaga ko hagira ibijya hanze, kuko nayo hari amabi yayo yahishaga. Iki ni igihe rero Imana ishaka kuza mu gihugu, igiye kugaruka ubwa gatatu. Ubwa mbere Imana isura igihugu ni 1959, ubwa kabiri yaje mu Rwanda 59 yahanyuze itembera irambagira igihugu ikireba, 94 yaje gusura abantu, ariko inshuro ya gatatu igiye kugaruka, igiye kuzije kuhicara. Ese kugiye kuzije kwicara mu gihugu, yaraje irasura, iragenda 59, imaze gusura igiye, abantu basubira mu buzima busanzwe baratekana. Kuva 1960 kugeza 1994 abantu ba mateka y'ibikomere yagejeje abantu ku mahano yabaye 94. Ije 94 iraza isura abantu, ireba ibyo bibereyemo, ibyabaye mwabirebesheje amaso, n'amagingo haracyari ingaruka zabyo, ariko yarasuye irongera iragenda. None igiye kugaruka, igiye kuzije kwicara mu gihugu, igiye kuhatera intebe yayo, igiye kwashyira amabwiriza, igiye kwashyira umurongo, izahaguruka ijya ahandi, ariko intebe yayo iri mu gihugu. None ko igiye kuhicara, urabigenza ute? Uragana he? Urakora iki? Yewe mwana w'umuntu we, ko waburiwe kenshi, ko wabwiwe ukanga kumva. Ese noneho Imana kwije kwicara mu gihugu, urabigenza ute? Urayihungira he? Urahungira mu kihe gice? Urahungisha iki? Urahungishwa n'iki? Imana kwije urakora iki?
Abantu bakunze kuvuga ngo kuki twibasira u Rwanda, ngo u Rwanda rufite ikibazo ki, ngo u Rwanda se ngo rurusha ibindi bihugu gukora ibyaha. Ntabwo rurusha ibindi bihugu gukora ibyaha, ntabwo ari rwo rufite ibyaha byinshi, ahubwo nuko u Rwanda rufite umuhamagaro. Imana yahamagaye ibihugu, igenda ibiha imihamagaro yabyo. U Rwanda rwarahamagawe, ruhabwa umuhamagaro warwo wihariye. Umuhamagaro w'u Rwanda ni uwo kubwiriza ubutumwa no gusenga. Uwo ni umuhamagaro ureba u Rwanda n'u Burundi. Umuhamagaro wa Kongo, uyu ni umuhamagaro wagomba gushyigikira ubutumwa bwiza kubw'ubutunzi Imana yabahaye. Reka ne kuvuga n'ibindi bidukikije kuko narabivuze mu bihe byatambutse, mu nyigisho yatambutse ibyo nabivuzemo. Ariko u Rwanda rufite umuhamagaro wo gusenga no kubwiriza ubutumwa amahanga. Uwo muhamagaro rero si uwa none. Imana ihamagara u Rwanda yaruhamagaye kuva mu gihe cya kera, ariko abantu bagenda bininira, abantu bagenda batabyumva, abantu bagenda batabiha agaciro. Imana ishaka kuza mu Rwanda, ishaka kuhubaka ubwami, abantu barabwanga bishyiraho ubwabo. Igihe 1884 mu 1884 1885 i Berlin mu Budage habaye konferanse yagabanyije imipaka, yakase igihugu, yakase Afurika, ishyiraho za koloni, iza gukoloniza ibihugu bya Afurika. Icyo gihe mu Rwanda, hano mu Rwanda iwacu aha hari ikintu cyitwaga Rucunshu, cyari hagati y'Abanyiginya n'Abega, cyari hagati y'Abakono b'Abanyiginya, kikaba naho hagati y'Abega. Barimo barwanira ingoma igihe cy'umwami Rutarindwa na Kanjogera, bashaka kwimika umuhungu wabo, kandi ibyagomba gukorwa si byo byabaye. Havutse imvururu, Abanyiginya n'Abega bararimburana, Abega barimbura Abanyiginya. Hanavuye inzigo n'urwango, hava umugani uvuga ngo byacikiye ku Rucunshu. Aha niho ubwami bwarangiriye. Ubwami bwimitswe n'abantu, butimitswe n'Imana. Imana yaburangije iki gihe. Bantu mwari muzi ngo ubwami ngo bwarangiranye n'5 ubwo ntabwo ari bwo. Mu buryo bw'umwuka ingoma ya cyami yarangiranye n'1886 igihe mu Rwanda habaga Rucunshu. Imana yiteguza, yabanje guteguza ibihugu by'isi. Iyi konferansi ya Berlin imaze guterana, ifata u Rwanda n'u Burundi ibigira indagizo y'Ababiligi. Byo ntabwo byakoronijwe, byo byari indagizo y'Ababiligi. Baragiza ngo bibarebere, ahubwo Kongo iba ariyo bakoroni y'Ababiligi, ariko u Rwanda ruba indagizo. Ibi byagaragaraga ko Imana ubwayo ari igomba kuba umwami w'iki gihugu, ikaba ari igomba kugitegeka, ikaba ari igomba kugitwara, ikaba ari u Rwanda rugomba kuba imbata ya Yesu. Ariko ntabwo abantu babyumvise, ntabwo abantu babimenye. Bigeze mu ikibereka ibi bintu, ikibereka ibi bihamya, umwami Rutarindwa amaze gutanga, amaze kwitwikira mu nzu. Nawe wumva umwami n'umuryango bitwikiye mu nzu. Aya ni amahano, iri ni ishyano ryaguye. Hagiyeho Musinga wimye ingoma, nawe ntabwo yategetse, yatekewemo n'abazungu. Babonye ko batumvikana baramuca, bamucira icyangugu. Abaturage bamukurikiyeyo bamucira Moba, bamujyana muri Kongo. Aho niho yatangiye, aho niho ubuzima bwe bwarangiriye. Asimburwa n'umuhungu we Rudahigwa. Rudahigwa ntiyaguye i Rwanda, Rudahigwa yaguye i Bujumbura, yaguye mu mahanga. Hanyuma asimburwa na murumuna we, asimburwa na Kigeli V Ndahindurwa. Ndahindurwa ntiyategetse, nawe baramuca, aragenda yaguye Amerika. Aya ni amateka abasimburanye kuri izi ngoma, kuko Imana yari yazikuyeho. Ntabwo bagomba kongera kuzicaraho ngo bategeke, kuko igihe cyabo cy'icyami cyari cyarangiye. Imana ishaka gushyiraho ubwami bwayo. Aha niho haje ibyorezo bikomeye, niho haje za Ruzagayura, niho haje za Rwabuyenge, niho haje za Kirinyebuye, niho haje za Gakondwe, niho haje za Rudakangwa imishanana, aha niho haje uburagaza n'ubushita, aho niho haje za Muryamo na Kongoresi. Ibi ni ibyorezo byateye kuko igihugu Imana yaragishakaga, igitezamo inzara nyinshi, igitezamo ibyago, igitezamo ibyorezo, igitezamo inyamaswa zikomeye, kugira ngo igihugu hanyuma
igice bugufi ibona uko igituramo, kuko uw'Imana yahamagaye iramugerageza. Igihugu Imana igihamagaye nacyo irakigerageza, gifite umuhamagaro. Rero niyo mpamvu u Rwanda rugeragezwa. Abantu bakibaza ngo ariko se u Rwanda rwo rufite ibyaha byinshi? Oya, ntabwo ari rwo, ahubwo rufite umuhamagaro. Uyu muhamagaro ugomba kurugerageza, uyu muhamagaro uraruzunguza, uyu muhamagaro uraruvuna, urarugora. Niyo mpamvu namwe mwihereho, umuntu wese ufite umuhamagaro anyuzwa mu ruganda n'Imana. Imana imunyuza mu ruganda kugira ngo imukuremo isasu, imukuremo icyuma, imukuremo inkamba, imuvanemo ibati, imuhindure icyuma kizima cyangwa igihombi, imuhindure ifeza y'indobanure izakoresha umurimo wayo. Niko ivuga, iratubwira ngo nzakunyuza mu ruganda, ngo nzagukuramo isasu, nzagukuramo icyuma, nzagukuramo inkamba, nzakuvanamo ibati, ngo nkunde ngugire ifeza nziza y'indobanure cyangwa izabu nziza y'indobanure. Rero u Rwanda rumaze guhamagarwa, Imana yaruciye mu bwami, ariko abantu ntibabyumva. Ubwami burangiye, burangirira kuri Rutarindwa mu 1884 aho ngaha igihe cya conference ya Berlin n'igihe cya Rucunshu. Ubwami burarangira, abantu no bishakira ubwabo, biyimikira umwami, bashyiraho Musinga abazungu baramwirukana, bashyiraho Rudahigwa abazungu baramwica, bashyiraho Kigeli wa gatanu ndahindurwa, abazungu baramumenesha. Hanyuma haza icyitwa repubulika izana icyitwa demokarasi. Repubulika iraza, izanwa n'umugabo witwa Kayibanda Gerigore. Abazanye repubulika na demokarasi baje gusimbura ubwami. Ese bari hehe? Murebe, ntabwo tuzi imva ya Musinga, ntabwo tuzi aho iba. Uwo ni wakurikiye Rutarindwa yitwikiye mu nzu arahiye. Hanyuma umusimbuye nawe imva ye ntabwo tuzi aho iba. Yagombye kubisurwa, yagombye ko ari ahantu nyaburanga, ariko ubu ntasurwa ntihanazwe. Uretse wenda bake bashobora kuba bahazi, ariko abanyarwanda benshi ntibazi aho umwami wabo yatabarijwe. Hanyuma haza Rudahigwa agwa i Burundi. Ntabwo yaguye mu Rwanda, ntabwo yishwe n'indwara. N'ubu urupfu rwe ntiruvugwaho rumwe, n'ubu ntirurasobanuka. Abantu baracyavuga byinshi. Kubera iki? Yicaye ku ntebe itariye. Amaze kuyicaraho, iyo ntebe iramukenya, iyo ntebe iramusama, iyo ntebe iramurimbura, kuko ntabwo yariye, yari intebe ya Yesu agomba kwicaraho. Kandi igitangaje gikomeye, niba ubwo rumaze guha u Rwanda Yesu Kristo amaze kumutura igihugu, aramubwiye ngo iki gihugu ni icyawe, nguhaye abanyarwanda, nguhaye abakobwa b'iki gihugu, nguhaye abasore b'iki gihugu, nguhaye abagore b'iki gihugu, nguhaye abagabo b'iki gihugu, nguhaye amatungo y'iki gihugu, nguhaye iki gihugu n'ibigituye n'ibikigize. Amaze kugitanga ashaka kwicara ku ntebe, kandi intebe yayitanze. Hanyuma intebe iramwica. Haza uwamusimbuye murumuna we ntiyayicayeho, yarayigeze aragenda. Hanyuma ntiyanaguye mu Rwanda, ntiyagarutse mu gihugu, yaguye ishyanga. Ibi ni ishyano ryaguye ubwo abakurikiye Rutarindwa amaze kwitwikira mu nzu. Musinga yaguye ishyanga, umuhungu waguye ishyanga, wamukurikiye umusimbuye yaguye ishyanga. Ibi ni ibikwereka umuhamagaro. Hanyuma Kayibanda araza, aza atazi y'intebe, aza atazi nyirayo, aza atazi ugomba kuyicaraho. Nawe araza arayibohoza, araza yicaraho. We nabo bategekanye, imva zabo zibahe. Ese muzo babahambye, imiryango yabo itubabarire, imiryango yabo yihangane. Ntabwo ari ukubashinyagurira, si ukubakina ku mubyimba. Ntabwo twagomba kubivuga, ariko turerekana ukuri kuriho kw'ijambo ry'Imana. Turerekana ibibera mu isi y'umwuka, uko Imana yateguye iki gihugu, uko Imana yagihamagaye, uko Imana ishaka kugikoreramo. Yibwiye uyu mugore wa Yerobowamu, aho yaramubwiye ngo Imana yasatuye igihugu, irakigabanya, igikura kuri inzu ya Dawidi, hanyuma iragiha umugabo wawe. Umugabo warangije ntabwo yakikoresheje ibyo yagomba kugikoresha. Aha niko atuwe kuva kuri 7 ngo genda ubwe Yerobowamu uti, umva uko Uwiteka Imana y'Abisirayeli ivuze ngo, yagukuye muri rubanda irakogeza, ikugira umwami w'ubwoko bwayo bw'Abisirayeli, ikugabanyiriza igihugu, igukuye ku nzu ya Dawidi.
ariko ntiwayibereye nk'umugaragu wayo Dawidi witonderaga amategeko yayo akayikurikirana umutima we akayikurikiranisha umutima we wose kugira ngo akore ibishimwa imbere yayo, ahubwo ukora ibyaha kurusha abakubanjirije bose, uragenda wihimbira izindi mana z'ibishushanyo bibajwe n'ibiyagijwe, urandakaza, uranyimura, unshyira inyuma. Imana imurobanuye muri rubanda, iramuzana imushyira ku butegetsi, ariko arangije ntiyamenye Imana yamwimitse. Imana rero niyo ishaka iki gihugu cy'u Rwanda, kuko yaragihamagaye iragitegura, irifuza kugiteramo intebe yayo, hanyuma ikicara ikagitegeka, ikaba ari igitegekeramo, abakora bose bagakora ku mabwiriza y'Imana, bakagenda bayobowe nayo. Ntabwo ariko byagenze. Yaraje azana repubulika, azanamo demokarasi. Demokarasi na repubulika yayo bigendera ku bitari ukuri. Ntabwo demokarasi yubakirwa ku kinyoma. Demokarasi ni ibyo benshi bahisemo, kandi abo benshi babihitamo si uko bari ukuri. Demokarasi yubakira ku kinyoma cyemejwe na benshi, bakagikomeresha amategeko, bakagishyigikiza amafaranga, imbaraga z'ubutunzi, bakakirindisha imbunda n'inzego z'umutekano. Ndasubiramo aka kantu mukumve. Demokarasi na repubulika byubakira ku kinyoma cyemejwe na benshi, bakagikomeresha amategeko, bakagishyigikiza amafaranga, imbaraga z'ubutunzi, bakakirindisha inzego z'umutekano, bakirindisha imbunda, bakirindisha intwaro, bashyize inzego z'umutekano kugira ngo utemera ikinyoma cyabo bamugabe inzego z'umutekano zimufate, zimushyikiriza amategeko. Amategeko atanga ikinyoma cyitwa ubutabera, kandi nta butabera buba mu isi, ubutabera buba kuri Kristo Yesu. Isi ntigira ubutabera, isi ibyayo ni ikinyoma, ibyayo ni uburiganya. Nta nzego z'isi zizaguha ubutabera, uzazishaka isi zarinda irangira zitarigera zibaho. Ngiyo demokarasi, ngiyo repubulika. Iyo abantu basimbuje ubwami, banyuma bibwira ko batunganyije ibintu, ngubwo bavanyeho ubwami bwari buyobowe n'abatutsi bagashyiraho repubulika igiye kuyoborwa n'abahutu, ngo ibintu bizagenda neza. Iki ni ikinyoma rero. Bacyubakije ikinyoma cyubatswe na benshi, bagishyikiza imbaraga z'amategeko, bagikoresherezamo ibizira. Izina ryabo riramenyekana, bishyira hejuru, barakomera, bumva ko ari ibihangange. Ariko igihe kiragera, Imana ibereka ko bidakunda. Iyo ni repubulika ya mbere, haza repubulika ya kabiri. Nanjye reka mbabaze, repubulika ya kabiri ko yaje gukomeza yabonye na Habyarimana Juvenal, imva yibahe? Twabonye ko imva ya Musinga tutazi aho iba, wasimbuye Rutarindwa. Imva ya Kayibanda ntituzi aho iba, imva ya Habyarimana ntituzi aho iba. Muri ihangana bene iyi miryango bambabarire, si uko ari uko bakina ku mubyimba, si uko ari uko dukeneye kubavuga oya. Turerekana ukuri kw'ijambo ry'Imana, turereka uburyo iki gihugu cyahamagawe, cyamara guhamagarwa hanyuma abantu bamenye ko cyahamagawe, bakakinjiramo batabizi, ariko amavuta yacyo n'intebe bagiye bicaraho zikaba zarabateye ibibazo. Mutwihanganire bene iyi miryango, tubasabye imbabazi, tubiseguyeho, ariko reka tuvuge ukuri uko guhari, uko Imana iguhishura, uko Imana ikwerekana. Repubulika ya kabiri yaje ngo ishimangira ubumwe n'amahoro n'amajyambere ya rubanda. Hakurikiyeho leta y'abatabazi, bataba benshi, ndetse benshi muri bo ntabwo tuzi aho barengeye, ntituzi iyo baba. Leta y'inkotanyi irabitwikirira, bisimbura. Reka tubwire leta y'inkotanyi
iyi ntebe ya Habyarimana bicayeho iyamuriye nabiracyabareba. Iyi ntebe ya Habyarimana ntabwo bigeze bayeza, ntibigeze bayikura mu gihugu ngo bayijyane ahandi, bayicayeho bayisanze. Icyishe Habyarimana nabo kirabareba rero, icyishe igihugu igihe cya Repubulika ya kabiri, icyishe igihe cya Repubulika ya mbere, icyishe igihe cya cyami, n'ubu ntaho cyagiye. Imana ishaka iki gihugu, ntabwo nayo igomba guceceka. Mwihaye intebe murikomeza, mwarishyikiye mwishyira hejuru, mwumva ko muri bitangaza, mwumva kuri bakamara, mwumva kuri muri shyano ryose, ariko igihe cyanyu namwe kirarangiye, igihe cyanyu kirageze. Imana igiye kubereka ko ari Imana. Itumye kuri Robowamu iramubwira ngo genda umubwire ngo yewe urazamuye, ngo urishe hejuru amenyekana, ngo Imana uyigarura inyuma, yagukuye muri rubanda, yewe yakuvanye muri rubanda, iguha igihugu urakomera, iguha igihugu ishyira hejuru. Wumva kuri ishyano ryose, wumva kuri igitangaza, ariko igihe kirageze kugira ngo Imana ibereke ko igihe cya demokarasi kirangiye, igihe cya repubulika kirangiye, igiye gushyiraho ubwami bwayo, igiye kubaka teokarasi, ubutegetsi bugendera mu kuri, ubutegetsi bwubakishwa ukuri, ubutegetsi bushyigikirwa no gukiranuka, ubutegetsi bugendera mu kwizera, bukuyoborwa n'Umwuka Wera. Ubwo nibwo Imana ishaka kuzana. Yewe muntu wihangiye ibyawe, Imana iraje rero, ije kubarana n'abantu, ije gukuraho demokarasi, ije gusenya repubulika, ije gushyiraho teokarasi, ije kubaka ubwami bwayo. Ubwami bw'Imana na teokarasi. Ubwami bw'Imana bwubakirwa ku kuri, bugakomezwa no gukiranuka, bukarindwa no kwizera Imana, bugashyikirwa n'Umwuka Wera. Ubwo nibwo bwami bw'Imana ishaka kubaka mu gihugu, ubwami bw'Imana na teokarasi. Ubwo nibwo ishaka kuzana. Yashaka kuzana ubwami bwayo na teokarasi, igatereka intebe yayo mu Rwanda, igashyira intebe yayo mu gihugu, hanyuma ikaba ari iyobora igihugu, ikaba ari itunganya byose. Yashaka kugiha izina rishya, irashaka kugiha ibendera rishya, irashaka kugiha indirimbo nshya, irashaka kugiha umurongo mushya, irashaka kugiha amateka mashya, irashaka kugiha umurage mushya, irashaka kugiha abantu bashya, irashaka kugituza ishyanga rishya. Ibyo mwari muzi byose bigiye kurangira, ibyo mwabonaga byose bigiye kuvaho, ibyo mwari muzi ntabwo bizongera kwibukwa, ntimuzongera kubibona. Reka mbwira abanyamadini, mwemwe abanyamadini mwe mwinjiye muri repubulika, mwinjira muri demokarasi, muraza murashyikira, mwubakira ku kinyoma, muyoborwa n'ibitari mu Imana, mushyikira ibidafite umumaro. Igihe cyanyu kirageze. Imana igiye kubabaza ibyo mwakoze, Imana igiye kubabaza icyo yabashyiriyeho, yahaye guhagarara kugira ngo muzaburire abantu mumere nka Ahiya wabwiye Robowamu, aramubwira ari umwami, aramutinyuka, arahagara aramubwira ngo yewe genda ubwire umugabo wawe ngo inzu yawe Uwiteka agiye kuyiheha nk'uko umuntu ayiha amabyi akayamaraho, ngo umwana we w'umuhungu uwo ari we wese uwo mu gihugu ntabwo azarokoka, ngo uzagwa ku gasozi, uzagwa hanze, bazaribwa n'inkongoro. Ngo inzu ya Robowamu iyo ngiye igiye guhehwa, niko Imana yamubwiye. Ituma kuri Robowamu iciye ku umugore wari waje uyoberanya. Yemwe mw'abantu mwe nuba ariyoberanya, baraza kubabwira namwe ntimubabwira ukuri, ntabwo baraza kubahanuza, ntabwo musobanura ukuri ngo mwereke abantu ko ibyo barimo Imana yabirambiwe. Imana igiye kubikuraho. Demokarasi irarangiye, repubulika irarangiye. Imana igiye kubaka ubwami bwayo bugendeye kuri teokarasi. Igihe cy'u Rwanda na repubulika, igihe cy'u Rwanda na demokarasi, icyo kirarangiye. Igihe cy'u Rwanda na repubulika, igihe cy'u Rwanda na cyami, igihe cy'u Rwanda na demokarasi, icyo kirashize. Haje igihe gishya, igihe cy'Imana na teokarasi, igihe cy'ubwami bw'Imana na teokarasi. Haje igihe cy'ishyanga rishya. Mukingure, mwugurura amarembo, ishyanga rishya, ishyanga rikiranuka ryinjire, ishyanga rikiranuka byavuganye n'Imana ryinjire, ishyanga rikiranuka bitapfukama ibigirwamana ngo ribisome. Muri kingure ryinjire. Inzu ya Yerobowamu iyo ngiyo yiraheshwe, inzu ya Yerobowamu iyo ngiyo ikuweho, inzu ya Yerobowamu iribagiranye, inzu ya Yerobowamu iribagiranye. Abamukikije barazimye, abamwegereye baribagiranye, abo basangiye baribagiranye, abo bakoranye baribagiranye, abo bagendanye baribagiranye, abo bafitanye ubumwe baribagiranye, abo bafite ibyo bahuriyeho baribagiranye. Icyabo kirarangiye.
langa tuluteleke ke kurubezanga tulutelekenga ikangaranga nguruka ke bango zulutelebelezereke ke bango. Iyi ni imbuzi ya nyuma, uyu ni umuburo wa nyuma. Iyi ni Imana itangariza abantu abatari barumvise ibyo yavuze mu gihe cyatambutse. Imana y'imbaraga ije kuvugana namwe, ije kongera kubibutsa ibyo yagiye ibabwira. Iki ni gihe cy'intambara, isega igiye guturuka mu ishyamba, idubu rigiye gutegera ku marembo. Imana igiye gukora ibikomeye, igiye kurimbura abantu bose batemeye kuyumva, abatarimeye kwitega amatwi, abatarayigandukiye. Igihe cyabo kirageze, igiye gukura ibizira mu nzira, igiye gukura ibizira mu nzira, igiye gukura ibizira mu nzira. Ibyayibuje gutambuka, ibyayizitiye ku manywa, ibyayizitiye nijoro, ije kubikuraho, ije kubirimbura, ije kubyeyura. Yitumyeho ngo genda ubwire Yerobowamu n'inzu ye ngo nuko rero nicyo kizatuma nteza inzu ya Yerobowamu ibyago nkamara umuhungu wese kuri Yerobowamu uw'imbata n'umudendezo mu Bisirayeli, agaheha cyangwa hehe inzu ya Yerobowamu nk'uko umuntu ayamabyi akayamaraho. Ngo nuko umuntu wa Yerobowamu wese uzagwa mu mudugudu azaribwa n'imbwa, uzagwa ku gasozi azaribwa n'inkongoro, kuko Uwiteka ari we ubivuze. Yeremiya ibice 5. Imana ivuga uburyo igiye gukora ibintu nk'ibi, igiye gukora ibikomeye. Abantu ntabwo bumva. Imana yaraburiye cyane, nta gitavuze, nta gitatumyeho, ariko abantu banga kumva. Abantu banga gutega amatwi ngo bumve Imana ikivuga. Ariko igihe kirageze, igihe kirasohoye, igihe kirasohoye, igihe kirageze, igihe kirasohoye. Bantu mushoboye guhunga muhunge, nta handi wahungira uretse ku Uwiteka. Nta buhungiro bundi buhari. Ntabwo uzahungira Iburasirazuba, ntabwo uzahungira Iburengerazuba, ntabwo uzahungira Amajyepfo, ntabwo uzahungira Amajyaruguru. Yewe muntu wewe, mwana w'umuntu we, tega amatwi wumva ubuhanuzi, tega amatwi wumva aya magambo. Nta handi uzahungira uretse guhungira muri Kristo Yesu, uretse guhungira mu gukiranuka, uretse guhungira mu kwizera Imana. Nta bundi buhungiro buhari, nta zindi nzira zihari, nta kindi cyerekezo gihari, nta handi wanyura, nta handi waca uretse muri Kristo Yesu. Aho niho honyine ubuhungiro buri, aho niho honyine abantu bazahungira. Aya ni amagambo Imana yavuze kera, kandi igenda yavuga n'abantu batandukanye. Yaravuga ngo uzashyira abamarayika ku mipaka, Burasirazuba izashyira abamarayika, Burengerazuba izashyira abamarayika, Majyepfo izashyira abamarayika, Majyaruguru izashyira abamarayika. Bazaba barinze imipaka kugira ngo abantu batanyuramo ngo bajye bahunge. Uhunga arahunga ubu, ariko igihe kije ntawe uzahunga, kuko Uwiteka ari we uzafunga imipaka kandi azayirinda. Uzumva akumvira, uwo niwe uzarindwa n'Uwiteka, kandi uzabona ukuboko kwe akagirwa neza nayo. Yemwe abanyamadini, reka mbaza ngirikani y'u Rwanda, umutego Sebununguri yaguyemo ko twari tuzi ko mwawuteguye, none ko bashibukanye murabigenza mute? Yewe ngirikani y'u Rwanda, twari tuzi ko uyu mutego mwawuteguye, none ko bashibukanye murakora iki? None ko muguyemo murabigenza mute? Yewe ADEPR Pentecote y'u Rwanda, ese urwisheya nka kurwanze rukaba rukirimo, nsanze urwimo ko arokotse. Ese mwebwe muragana he? Mwe ko mugiye kurimbuka. Yemwe abo ku kanunga k'umusozi wa Siyoni, abo ndavuga Gitwaza n'abambari be, ngo baje bafite viziyo yo kubohora igihugu, ndetse ngo bagomba no kuza bagafata imisozi 7 bakayitegeka. Aho wabatumye gufata imisozi si wababeshye. Ese niba urugo rwawe rukunaniye, urugo rukuru rw'Agatenga, niba Agatenga yakunaniye, ese ibindi byo uzabishoboza iki? Iyi Afurika ngo mushaka kubohora, ese ko mwayicariye mukayinigisha bitagira umumaro, mukayinigisha ibyo mwicayeho? Ese Imana kwije muragana he? Imana kwije murongera kuvuga iki? Murabwira iki abantu? Ko mwabahisha ukuri, ko mwabaryarye, ko mwababeshye, ko mwabarindagije? Imana kwije murababwira iki? Muzongera guca mu bantu mute? Mwafashe agasozi ku kanunga ngo mwiciye kuri Zayuni hejuru, ngo murabohora igihugu.
ngo murashaka gufata imisozi 7 mukayitegeka. Reka nibarize abo kuri Masoro bigabanyije umusozi ngo bashyiraho n'ubutayu, hari umusozi w'amasengesho. Ese ko baje gusana imitima yari yakomeretse, imbugita y'isogose, ko ariyo no bagendana mu ntoki, ko ariyo tubona bitwaje, bazavuga iki Uwiteka kwaje kubabaza abantu be? Umva Kiliziya Gatolika uko Imana ikubaza, wahoze uri ijwi rirenga rigera kure rikavuga, none ku rurimi rwawe isonga bayiciye, isonga y'ururimi yaciwe nande? Kwajya gurangura ijwi rye rikagera kure, kwajya kuvuga bikumvikana. Reka tubaze UCC ya Niboyi, ko mugabo witwa Rwandamura uhagaze mu ryuhame, ahagarara kuri stade abwira abantu ngo Imana yamubwiye ngo ntabwo intambara izongera kuba mu gihugu, ngo imyaka 100 bazategeka u Rwanda rutegekesha amashitani. Ese Rwandamura we, ibi wabwiye abantu, Yesu uragana he ko Imana ije guhinyuza? Yesu wabikubwiye ntiyakubeshye, umwami ukorera itegura agiye kuguhemba. Mvuko Imana ibaza Noble Family Church na Women Foundation Ministries, yewe minyone we, uri muyobya abanyarwanda, uri mubabwira ukuri kutariko, uri mucurika ibintu, ufite izindi Imana, ufite ibindi ukorera. Uwiteka arakubaza ngo ese kuri Nyamuza vuba, ese kuri Myiga guhuma, u Rwanda urimo kuvuga uraruzi? Harya ngo wabaye Elizabeth First Lady nabo yabaye Bikira Maria, ngo viziyo mufite ngo niyo ya Yesu, viziyo FPR niyo ya Yesu, viziyo yo kwica abantu no kumena amaraso no kwangaza rubanda no kubanyaga ibyabo, iyo niyo viziyo ya Yesu. Mwitegure guhanwa, igikombe cyanyu kiraje, namwe mu kigotomereho mugubwe neza. Umva Omega Church ukomera uguteruye u Rwanda urujyana mu biganza by'Uwiteka. Ese warugejejeyo? Nyiri biharaje, nyiri igihugu araje, aje kubaza ngo mbese u Rwanda wamuzaniye ko atarubonye rwaheze he? Mvuko Uwiteka abaza abaforumu, abari muri za forumu z'amashyaka, ese forumu ko yakabaye ijwi rirenganura abarengana, mukamukomera amashyi inkozi z'ibibi, mukamukomera amashyi abahemutse, mukamuvugiriza impundu abamenya amaraso batsemba abantu, mukamushyikira abanyagwa, mukamuri mu nzira z'abanyaga, mukamurebesha amaso y'ubwibone abari mu kaga. Ese Uwiteka uwo ni wowe wabatumye niwe mukorera? Muri ifatanya n'abagambanyi, murakorera inkozi z'ibibi, namwe murabafatanya cyaha. Uwiteka yiteguye kubahora, Uwiteka yiteguye kubahora. Uwiteka arababaza ngo ibi ni ibiki? Ese ibi murimo mwabitumwe nande? Ese ibi murimo mwabitumwe nande? Ese ibyo mukora mubikura he? Umva abahanuzi barimo guhanura, bahanurira abantu Uwiteka babayobya, bahanurira abantu Uwiteka bababeshya. Yemwe mwabahanuzi mwe, murimo kubeshya abantu amahoro kandi nta mahoro ahari. Uwiteka aravuze ngo azabaca mu bwoko bwe, ntimuzongera kumuyobereza abantu. Azabaca mu bwoko bwe, ntimuzasangira umugisha. Azabaca mu bwoko bwe, ntimuzasangira amahoro. Azabaca mu bwoko bwe, ntimuzabona ibishya, ntimuzataha ibirori mu ishyanga rishya, ntimuzaribamo, mumucyuje ntimuzawubona. Ububyutse ateguye muzabwumvisha amatwi, amaso yanyu ntazigera bubona. Muzarimbuka, muzasanga Rusiferi, kuko ariwe mwakoreye. Mwayobeje ubwoko bwe, mwayobeje abantu be. Ntabwo azabagirira imbabazi, ntabwo azabagirira imbabazi, ntabwo azabagirira imbabazi. Uwiteka rirahiye, aravuze ngo aje guhorera amaraso yamenetse. Amaraso ya Kizito aje kuyahorera, amaraso ya Nyamihirwa aje kuyahorera, amaraso ya Kigeri aje kuyahorera, amaraso ya Rwabukamba aje kuyahorera. Amaraso yamenetse y'inzira karengane z'uburyo butari bumwe menetse mu Rwanda kuva 94 kugeza amagingo aya. Uwiteka aje kuyahorera. Aya maraso yamenetse arimo arataka, Uwiteka aramanutse aje kuyahorera. Amazu yashenywe, Uwiteka araje aje kuyahorera. Abantu banyazwe, Uwiteka aramanutse aje kubahorera. Abantu basenyewe, Uwiteka aramanutse aje kubahorera. Abo mu magereza bahohotewe, bahowe ubusa, Uwiteka araje aje kubahorera. Yewe muntu wagize uruhare mu kurenga
kuriganya, yewe muntu wagize uruhare mu kuriganya, yewe muntu wagize uruhare mu guhemuka, yewe muntu ibyo wakoze byose Uwiteka agiye kubigarura ku mutwe, inzu yawe azayiheha. Langa turutelekenga yekangalanga ngurukinga bango zurubenga yangalika ngumanga yetele ya kurukinga yangalika kebango eturutele shikarabu. Uwiteka arakubwiye ngo aje kubarana nawe, aje kukubaza ibyo yagutumye niba ari byo wakoze, aje kukubaza ibyo yaguhaye niba ari byo watanze, aje kukubaza imirimo yakweretse niba ari washyize mu bikorwa. Abari maso reka tubabwire, dore intambara iraje, akaga karaje mu gihugu. Yewe muntu uzirinde gusahura, ibigiye kunyanyagira uzirinde gutoragura, ibintu by'abantu bigiye kunyanyagira, ibintu byinshi bigiye kwandagara, bene byo bazaba bitaye. Uramenye tuzagira ibyo usahura, uramenye tuzagira ibyo ufata, ibintu bizabihumanye. Uwiteka nubikoraho nawe azaguca mu bwoko bwe. Igihe kiraje kandi kirasohoye, byo mwarebaga bigiye kurangira, byo mwari muzi bigiye kuvaho. Abaryamiye ubutunzi ntacyo bugiye kubafasha mu minsi ije, abaryamiye ibintu ntacyo bigiye kubafasha muri ibi bihe bije. Twinjiye mu gihe cy'intambara, igihe cy'inzara cyararangiye, igihe cy'ibyorezo kirarangira, igihe cy'inyamaswa zica abantu icyo cyarangiye, haje igihe cy'inkota. Intambara iraje, intambara igeze ku muryango, mpande zose igihugu kiragoswe, igihugu cyose intambara iraje, igiye kukigwira kandi abantu barasinziriye, igiye kukimanukira kandi abantu barahumye. N'ababwiwe basinziriye ku butunzi, basinziriye ku bintu, ariko ibintu basinziriyeho Uwiteka agiye kubirimburana nabo, bazajyana nabyo, ntabyo bazasiga. By'abantu bagize ibigirwamana ibyo irabishenye, byo bagize imana zabo ibyo biribagiranye, bajyanye nabyo, bijyanye nabo. Hirya y'intambara Imana izahoza abantu amarira, hirya y'intambara Imana izahindura ibintu, hirya y'intambara Imana izatanga imishanamuro bitigeze kubaho mu gihugu. Hirya y'intambara niho Imana izasuka ububyutse bukomeye, niho izahagurutsa igihugu, niho izahagurutsa ishyanga, niho izahagurutsa bizakwirakwiza hirya no hino. Yemwe abitegura mwitegure, yemwe abiyeza mwiyeze, kugira ngo muzambuke mwambuke mu ishyanga rishya, kuko Imana igiye guhagurutsa ishyanga rishya, ariryo rizahagurutsa igihugu rikakiriza amasezerano, ariryo rizajyana ububyutse mu mpande enye z'isi. Ab'Imana izasiga, dore bibiri bya gatatu biragiye, kimwe cya gatatu nicyo kizarokoka. Imana izagicisha mu ruganda, ibanze igitunganye, ikivanemo isasu, igikuremo ibati, ikivanemo inkamba, igivanemo icyuma, igihindura izahabu nziza itunganijwe mu ruganda. Amoko azabavamo, isi izabavamo, gukunda ibyo hanze, gukunda icyubahiro, gukunda ibidafite umumaro, ibyo bizapfa mu bantu. Abafite iyo mbuto muri bo nabo ntibazarokoka, kereka kubanja kwihana, hanyuma Imana ikamurokora, ikamubohora, akazinjira mu ishyanga rishya, akazabohora igihugu. Igihugu kirahindutse, ishyanga riraje, isi igiye gusura igihugu. Isange cyarahinduwe n'Uwiteka, intebe y'Uwiteka igiye guterwa mu gihugu, intebe y'Uwiteka igiye guterwa mu Rwanda. Aha ni Imana izategekera, ni Imana izatangira amategeko, ni Imana izatangira amabwiriza, aha ni Imana izakorera. Igihugu cy'u Rwanda kigiye kwibera icyicaro, iki nicyo cyicaro gikuru. Ububyutse bugiye kubohora isi, buzatuma itoro rizamuka, ububyutse bwo kweza umugeni bugiye gutera mu Rwanda, niho buzaturikira ku karere k'ibiyaga bigari, turikire u Rwanda n'u Burundi na Kongo y'Iburasirazuba. Hano bugiye guhaguruka, niho musemburo ububyutse bugiye gukwira amahanga, bugiye guhagurutsa isi. Yemwe bantu mukiri mu byaha, yemwe bantu mufite amasezerano, ab'Imana yavuganye namwe, murabe maso mwiyeze, mwe maso mukiranuke, mwe maso mwirinde, kandi intambara igiye kuba, mwe muzayigiremo uruhare. Utazamena amaraso, utazafata icyuma, utazafata intwaro, utazajya kuri bariyeri, utazagira ibyo ujandikamo. Yewe mwana w'umuntu we, mvuga Uwiteka kuburira, utazagira ibyo unyaga, utazagira uwo usahura, utazagira ugambanira, utazagira uwo wica, utazishyira amaraso y'umuntu, utazishyira amaraso y'abantu, utazijandika mu bigiye kuza. Yewe muntu warahiye, ufite indahiro FPR, warahiye kuzarimbuka, ukarahirira ku rupfu, ukarahirira ugomba gupfa. Iyi ndahiro tangira wibohore, imbere y'Imana witandukanye nayo. Iyi ndahiro yanjye, iyi ndahiro usezerere, iyi ndahiro yiveho, iyi ndahiro yiyame, iyi ndahiro yanjye, iyi ni indahiro izakurimbuza. Niba uzi ko warahiye, imbere y'Imana usaba amasezerano mashya, uvane aya masezerano ya kera, uvaneho y'indahiro. Urahirira Imana ibyo uzayikorera, urahirira Imana ibyo uzayitunganyiriza. Ibi
bindi witandukanye nabyo, ujye kure yabyo. Niyo bitabaye ibyo, yewe ntabwo usigara, ubwo igenda murajyana. Niyo warahiriye urajyana nayo, niyo warahiriye urapfana nayo. Igihe cyawe kirarangiye. Uko emerende yibagiranye niko nayo igiye kwibagirana, uko abayemerende bibagiranye niko no bagiye kwibagirana. Igihe cyabo cyarangiye, igihe cyabo cyashize, igihe cyabo cyo gutegeka Imana yari yabageneye nawe yakibahaye, none yabapimye sanze badashyitse, ibakuye ku minzani, ibakuye ku bipimo, ibakuye ku ntebe, irabimuye. Igiye gushyiraho intebe yayo yari yaragambiriye. Iyi ntebe kwizicarwa na Yesu Kristo, akaba ari utegeka igihugu, agashyira abayobozi bamufasha umurimo. Yesu amaze kugeraho barabyanga, biyimika ubwabo, bahinduka imana, bakora ibizira, bakora ibyangwa n'Uwiteka. None Imana iraje, je gukora repubulika, je gusenya demokarasi, ije kubaka ubwami bwayo, igashyiraho teokrasi, ikayoboza ukuri, ikayoboza gukiranuka. Abantu bakizera Imana, barebesheje amaso, bagashyikirwa n'Umwuka Wera, bagakora ukuri, bakagendera mu kuri, bakavuga ukuri, bagaturana n'ababwirana amahoro. Amahoro agiye kuboneka, amahoro agiye kuza, amahoro yo mu mitima, amahoro yo mu mibiri, amahoro yo mu buzima busanzwe, amahoro mu ngo z'abantu, amahoro mu gihugu, amahoro mu batembera. Ntawe uzongera gutembera yikanga, ntawe uzongera gutembera afite ubwoba, ntawe uzongera gutembera yumva afite ipfunwe. Abantu bose Imana igiye kubeza, igiye kubatunganya, ibahinduremo umuntu umwe. Nta muntu uzongera kubaho, nta muntu uzongera kubaho, nta muntu uzongera kubaho, nta munyamahanga. Abantu bagiye kuba umwe. Imana igiye kubeza, Imana igiye kubatunganya, yabacisha mu ruganda, ibakuremo amoko, yabacisha mu ruganda, bakuremo uturere, irabakuramo nduga, irabakiramo kiga, irabakuramo ubufumbira, ubunyambiriri, irabakuramo bya bindi byose abantu bibwiraga. Yesu aramanutse, Yesu araje, Yesu araje, Yesu araje, Yesu araje. Aje gusura igihugu, aje kugituramo, aje kukicaramo, aje guhindura ubutegetsi, aje kuvanaho ubwami, aje kuvanaho repubulika na demokarasi, aje gushyiraho ubwami bwe, aje gushyiraho teokrasi, aje kuba ariwe witegekera, aje kuba ariwe uyoborera. Azashyiraho ishyanga rishya rizamufasha kuyobora, ari ryo ritegura ububyutse buzinjiza igihugu mu masezerano, kikakira Yesu Kristo. Agiye gushyiraho intebe ye, agiye kurambiriza amahanga, intebe iri mu gihugu, agiye kurambura ukuboko kwe akore ku mpera y'isi. Intebe iri mu Rwanda, zanye ibendera rishya, zanye amafaranga mashya, zanye indirimbo nshya, zanye igihugu gishya, zanye izina rishya, zanye ibishya. Ibya kera birangiye, azanye umurage mushya, zanye amateka mashya, zanye umurage mushya, zanye amateka mashya. Ibya kera byose birangiye, ibyatambutse mwe kubyibuka. Dore Uwiteka agiye gukora ikintu gishya, Uwiteka agiye gukora ikintu gishya, ikintu gishya. Yesu akoze igihugu gishya, koza abantu bashya, koza izina rishya, koza ubutunzi bushya, amafaranga mashya, azanye umurage mushya, azanye itoro rishya. Yesu ashyize itoro rishya. Yewe mwana w'umuntu we, Yesu uragana he niba ukiri mu bya kera? Yewe muntu ugisinziriye ku idini, yewe muntu ukihambire kuba pastori, yewe muntu ukihambire ku bayobozi b'amadini, Yesu uragana hehe? Abantu we imbuka ko murimbukana, abantu Yesu nabajyana ko mujyana. Itandukanye n'amadini, uje kure y'idini, yikomeze kuri Kristo Yesu, yikomeze kuri Kristo Yesu. Sa Mwuka Wera kuyobore, sa Mwuka Wera kufashe, sa Mwuka Wera kwigishe, sa Mwuka Wera kugira inama, sa Mwuka Wera urugendana nawo. Yewe mwana w'umuntu we, utari wihana, iki ni igihe cyawe cyo kugira ngo wihane. Yewe mwana w'umuntu we, utari wahindukira, iki ni igihe cyawe cyo kugira ngo uhindukire. Shaka ubuhungiro muri Kristo Yesu, wikomeze mu gakiza, wikomeze muri Kristo. Aha niho honyine ubuhungiro buri. Ukazaruka kw'inkota y'Uwiteka igiye gusumira igihugu, ikakivana mu bibiri bya gatatu, igasiga kimwe cya gatatu cy'abagituye. Uribwira ngo uri hanze y'igihugu ntiyakubona, uri hanze y'igihugu ntiyagushyikira, uri hanze y'igihugu ntiyagerayo. Imana ntawe itagera, Imana ntawe itari, kandi urupfu ntabwo ruzirikiye ahantu runaka, naho rwahagusanga, naho Imana yahagusanga. Yewe mwana w'umuntu we, aho uri wose, waba ku mpera y'isi, waba muri Eskimo, waba muri pole zombi, Yesu arakureba, Yesu aragushaka. Waba ku mpera y'isi, Yesu araguhamagara, Yesu araguhamagara, Yesu araguhamagara. Ngo va mu bizira, ngo va mu bizira. Yesu akweza gutunganye, wijire mu ishyanga rishya. Iki kimwe cya gatatu kizarokoka, uzakirokokemo kugira ngo uzabe umwe mu musemburo w'ububyutse, uzabe imbuto izaterwa mu mahanga, kugira ngo itoro rya Kristo rizabone uko rizamurwa.
yewe umuntu utari wihana reka ngufashe subire muri aya magambo ngiye kwakiriza agakiza shaka ubuhungiro muri Kristo Yesu kuko niho ubuhungiro buri honyine tumwami Yesu numvise ijambo ryawe ritsinze umutima wanjye nshiye bugufi ngusabye imbabazi mbabarira ibyaha byanjye byose mbabarira ibicumuro byanjye byose nkure mu gitabo cy'urupfu unyandike mu gitabo cy'ubugingo unyezesha amaraso wavuye umwuka wawe wera yururuke muri jya mbere umwarimu n'umwigisha ambere umuyobozi amfata ukuboko tugendane nkureho umuvumo umugisha ejo hanjye hazaza Yesu ndahaguhaye uhereye uyu munsi wa none unyambike imbaraga nshya ntangire kunesha ibyaneshaga ntandukane n'ibicaniro bitari igicaniro cy'Uwiteka ntandukanye n'inshuti mbi ntandukanye n'ibizira ukuri kw'ijambo ryawe kubona ikibanza muri je kugira ngo Yesu nezeze umutima wawe urakoze kubinkoreye ndagushimiye kadusengera basubiye inyuma mwami tukweretse abantu bawe tukweretse Uwiteka Imana data ijambo ryawe tumaze kuvuga turasengera basubiye inyuma mu izina rya Yesu Kristo Nazareti turasengera bazumva ubutumwa kugira ngo umwuka wera buherekeze umwuka wera agendane nabwo fate ku mutima bazabwumva abakangura ibitekerezo abaye kwihana no guhindukira mu izina rya Yesu Kristo Nazareti abari bananiwe Kristo Yesu bongere kubasubizamo imbaraga bari bacitse intege mwami bongere kubasura bongere kubagenderera Uwiteka Imana nyiringabo genda mu madini genda hirya no hino usura imitima abantu bawe Yesu Kristo uvugane nabo Yesu Kristo bakangure Yesu Kristo babohore Yesu Kristo babature ntabwo twifuza barimbuka twifuza ko abantu bamenye ukuri kuri kuko babatura bakazataha ubwami bwo mu ijuru Yesu Kristo ndakwinginze kugira ngo akaga kagiye kuba shira abantu mu buhungiro shira abantu inzira bahubwuga mu mwami tangaho abantu bihisha tangaho abantu bugama tangaho abantu Yesu Kristo bahagarara kugira ngo ikibi giceho Uwiteka Imana data tuzi ko abanyegiputa igihe warimburaga watanze ubuhungiro Gosheni Abisirayeli bihishayo akaga kamaze gutambuka ubacyura mu gihugu cyabo natwe turakwinginga Yesu ngutange Gosheni ku bantu bawe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti tanga Gosheni ku bantu bawe abantu kwihana abo ushaka gucyura ubahe kwihana mwami bihane bahindukire zabacyure bejejwe abo uzarinda bahe kwihana bihane bahindukire mwami wa Yesu Kristo uzasiga nk'imbuto tuzakoresha mu byutse Mana nyiringabo uzasiga mu shyanga rishya arabari mu gihugu arabari hanze yacyo bose ubasure bose ubagenderere bose ubakangure caniro by'ububyutse byacyo mitima yabo caniro by'umwuka wera byacye muri bo caniro ngikazime mu izina rya Yesu caniro ryore cyaka mwami wa Yesu Kristo bakingurira ijuru sukira imbaraga zawe mucyo bamurikire bakureho imigozi babahoro bature mu izina rya Yesu byo basinziriyemo bibakuremo ibyo bicayemo bibahagurutsemo byo baryamyemo bibabyutsemo mu izina rya Yesu tekereza ya kera batandukane nayo myumvire ishaje iyo bayisokemo mu izina rya Yesu byo bihambiriyeho bidafite umumaro batandukane nabyo mu izina rya Yesu umanzi yababoheye Yesu babohore kandi ubasohore mu izina rya Yesu geraza abadayimoni bakingiraniwemo uzubasore kandi ubabature mu izina rya Yesu mwami ndakwinginze sura abantu bawe wagendere sura abantu bakangura bahembure mu izina rya Yesu Kristo Nazareti imbaraga z'umukorezi bamanukire imbaraga z'umukorezi hembura itorero zongere guhagurutsa abasenga zongere kugenda ku bantu bawe zongere gukangura imiryango mu izina rya Yesu Kristo Nazareti gendera igihugu cyacu cy'u Rwanda Uwiteka Imana data cyakwitambika umugambi wawe cyose gisenyuke mu izina rya Yesu gendera igihugu cy'u Burundi cyakwitambika umugambi wawe senyuke mu izina rya Yesu tamika kungura basirazuba kitambika umugambi wawe senyuke mu izina rya Yesu turasaba Yesu ngo cyaduka saturuka manuka imisozi gatengukira imbere yawe Uwiteka Imana nyiringabo cyaduka saturuka manuka banyarwanda bakakubona cyaduka saturuka manuka barundi bakakubona cyaduka saturuka manuka banyekongo bakakubona cyaduka saturuka manuka Afrika ikakubona cyaduka saturuka manuka iburayi bakakubona mwami wa Yesu Kristo cyaduka saturuka manuka bakakubona abanyaziya cyaduka saturuka manuka Oceania ikakubona cyaduka saturuka manuka mwami wa Yesu Kristo Sarari ikakubona Mana nyiringabo
cyaduga satuje ukamanuka, Buraya bukakubona, Amerika ikakubona, isi ikakubona, cyaduga satuje ukamanuka, Uwiteka Imana y'imbaraga, isi ikakubona, bayituye bakakubona, isi ikakumva, isi ikakumvira, zikagucira bugufi, zikaguhindukirira. Mwami wacu Yesu Kristo, turaguhamagaye, usura igihugu, usura akarere, usura Afurika, usura isi, sura abasenga, sura abadasenga, Mana y'imbaraga nyinshi, sura buri ngeri zose, sura abana bato, sura abasore n'inkumi, ngimbi n'abangavu, gabo n'abagore, ibikore n'amajigisha, sura abakecuru n'amasaza, sura abakomeye, sura aboroheje, Mana nyiringabo, usura abize, sura abatarize, sura abimbata naho umudendezo, buri cyiciro cyose Kristo ugisure. Uvuganire nacyo kugira ngo kiguhindukirire, uvuganire nacyo kugira ngo kigucire bugufi, kikumve kandi kikumvire. Zina ryawe rishyirwe hejuru, zina ryawe ripfukamirwe. Turagushimiye Kristo Yesu, maraso wavuye n'abohora abantu bawe, maraso wavuye niyoza abantu babatunganye, abakureho umugayo, abakureho icyaha, abakure ikizinga n'umunkanyari. Mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, juru ikinguke Kristo, abagutegereje bakubone kandi ubasubizemo imbaraga, abananiwe Yesu Kristo basubizemo imbaraga, abacitse intege basubizemo ibyiringiro. Uwiteka Imana yacu, kandi icyo wagambye kitari yaremwa ugisoresha umwete wawe, natwe tuzavuge gukomera kwawe. Urakoze Mucunguzi, turagushimiye kubyumvise ukabikora nk'umubyeyi. Mu izina rya Yesu niho tubisabye. Umunsi w'amarira n'amakuba urahorera, dore ugeze hafi.